Muraho nshuti bavandimwe, ni Kalifa 250 ubasuhuza, mbifurije kugira umunsi mwiza. Ku bantu mwese mukurikirana Kalifa 250, ndabashuje cyane kandi mbifuriza kwirinda iki cyorezo cyateye ku isi kiyugarije cya Corona Virus. Mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ibyo bizatuma twirinda Corona Virus. Tugomba kujya twambara agapfukamunwa na ga mu ntoki mu gihe tugiye ahantu mu ruhame rw'abantu, mu bantu benshi cyane, ubwo ni mu isoko. Rero tutabatindiye, ni Kalifa 250 mbafitiye inkuru nziza cyane. Murabizi tugenda tubasomera inkuru mwagiye mwiyandikira ku mbuga nkoranyambaga. Inkuru mwagiye mwandika ku mbuga nkoranyambaga y'uyu munsi ivuga ku bakobwa. Abakobwa rero bazi kunywa inzoga nka ba se, ariko ntibazi guteka nka ba nyina. Ikindi nanone, abakobwa bazi gusambana ariko ntibazi kubyara. Ikindi bakunda ifaranga ariko ntibazwiho ifaranga nka beneri. Ikindi nanone, bagira urukundo ku karimi ariko ntibazi gukunda ku mutima. Ikindi, bagira itoto ku mubiri ariko bagizwe n'ubwandu mu maraso. Ikindi, bakunda ibyiza ariko ntibiyuha akuya ngo babigereho. Ikindi ku bakobwa, mu rukundo iyo bahemukiwe barira nk'uruhinja. You guys, yari Kalifa 250, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana buri video uko nyishyizeho. Kora subscribe, ukore share, ukore na like. Ndagukunda cyane wowe muntu wakoze subscribe, ndagukunda. N'undi